rero sindi butinde ku byanyensi cyane kuko n'ubusanzwe asanzwe avuga byinshi bitandukanye, ariko nyensi yasatswe kimwe n'abandi. Yasatswe kimwe n'abandi banyarwandakazi bari bahari, aho byaje kugera ageze ahasurira wenda niho navugaho nanone. So kuri we rero ibyo byarabaye arikomereza, aragenda ajya gusura basura, araje arataha, amaze gutaha abari batangira kurira rero ageze kuri microphone. Ngewe rero ibyo ngibyo nabisanzemo ububeshyi bukomeye. Hari undi muntu uretse kuvuga ngo igihe nyakubahwa perezida wa repubulika yarimo agenda n'amaguru kuri Cafe Day acinyamirambo, abantu barandika ngo kuki ngo abantu batamusimbukiye, ngo muzamusimbukire, ngo mumufate, ngo muzagire mutego, babwiriza abantu gukora amakosa nk'ayo. Uri kubyumva? Ni RS urunana yo mu Bufaransa. Ibyo bintu ushobora kubikora umukuru w'igihugu mu mategeko. Ikaze kuri RNTV, Rwanda Nordic TV. Nge muri kumwe nitwa Gatete Olivier, imbere yanjye nkaba mpafite umutumirwa, akaba yitwa Egide Ruhashya, akaba ari we uhagarariye TV channel yitwa Igicaniro TV. Egide Ruhashya akaba ari muri UK mu Bwongereza. Egide Ruhashya turakwakiriye kuri RNTV. Olivier Gatete ndagushuje cyane kandi ncuruje abakurikirana Nordic TV. So mwese mbifurije ibihe byiza. Murakoze cyane Egide. Uyu munsi rero Egide nagutumiye ngira ngo tuganire ku nkuru imaze iminsi, nta nubwo ari iminsi myinshi, ni inkuru iciyeho vuba ahangaha y'umudamu witwa Nkusi Uwimana Agnes cyangwa Agnes. Uyu mudamu aherutse gushyira kuri YouTube channel ye avuga ukuntu yagiye gusura umugororwa witwa Cyuma, avuga ibyamubayeho, avuga byinshi bitandukanye. Egide rero nagira ngo tuze kubiganiraho muri iki kiganiro turi buze kugirana mu mwanya muto, ariko tuganire byimbitse tuvuga twerekana niba koko ibyo avuga ari byo cyangwa abeshya rubanda. Urakoze Egide, ijambo ni ryawe. Ngira ngo kiriya kiganiro waragikurikiranye, watubwira muri make ukuntu wabibonye, uko wabonye muri make iriya nkuru ukuntu yubatse. Olivier, nongere ngushimire cyane kuba wantumiye, kandi noneho ukaba umpaye n'uburyo bwo kugira ngo ntange igitekerezo cyanjye ku kiganiro nabonye cyatanzwe na Agnes. Iyo urebye Agnes uburyo yavuze ikiganiro, ntabwo ndi umupsikologe, ntabwo mfite ubundi bumenyi bwiga body language z'abantu, ariko uhereye mu buryo yakoze ikiganiro ubona ko intandaro yo kujya kugitanga icyo kiganiro yaragendeye cyane kugira ngo nyine agaragaze ko icyo kintu cyamubayeho. Ni ukuvuga ngo yabipanze kare mbere y'uko yewe ajya no gusura Cyuma Mageragere. Ni ukuvuga ngo icyabaye icyo ari cyo cyose, nubwo mpamya ko nzi neza uko abashinzwe kurinda abagororwa bifata, uko byari kugenda uko ariko kose yari kugaruka n'ubundi agakora ikiganiro nka kiriya. Ni gahunda yafashe, kuko iyo urebye n'ibindi biganiro bye byose biba birimo ikintu cyiza kugaragaza icyakozwe nabi, ashinja ubuyobozi, ashinja inzego. Kuko nk'umuntu w'umudamu Olivier, umudamu buriya ahantu avuga bakoze ni ahantu rwose sacré, ni ahantu bitwararika, ni ahantu n'undi muntu wese wamugeraho n'uwumusaka aba yitwararika cyane noneho ko byakozwe na bagenzi be bahuje igitsina, baba bazi neza sensibilité y'aho hantu. So ko avuga ati ibiganza bine, urumva
nge nibaza ukuntu abo bantu byaba byaragenze ngo bikorerwe rimwe hanyuma bikorwe muri gahunda yo kugira ngo bamubabaze ibintu nk'ibyo ngibyo uri kubyumva icyo navugaga nk'umuntu w'umudamu ubundi ikintu iyo kikubaye nk'icyo ngicyo rwose hariho biranashoboka ko n'ibyo wari ugiye gukora bishobora kukunanira urumva ukahera aho ngaho ukibaza uti why ibi bintu bimbayeho ukaba wanahamagara abantu ugatabaza ukavuga uti ariko nk'ibi ni ibiki icyo kintu nicyabaye ari aho ngaho kandi aho hantu yarahabaye azi ubuyobozi bwaho uko bukora urumva yakagombye kugira ngo avuge ati yewe dore bimbayeho dore uko bigenze n'iki nimuze mumbarize abantu aba naba hariho uguhungabana yagira kuri we rero ibyo byarabaye arikomereza aragenda ajya gusura basura araje arataha amaze gutaha abari batangira kurira rero ageze kuri microphone ngewe rero ibyo ngibyo nabisanzemo ububeshyi bukomeye mbere na mbere nkuko munsabye kwibwira abadukurikiye nitwa Senior Superintendent of Prison Peri Gakwaya Uwera abandi umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa RCS. Ese process yo gusura ubundi umfungwa cyangwa umugororwa muri gereza igenda ite ihera hikagarukira murakoze cyane nkuko muzi ko gereza sa ahantu buri wese ashatse agenda akinjira uko ashatse uko bigenda umuntu akiza navuga ko dufite gate nk'ebyiri aho yinjirira bwa mbere hari abantu baba bategereje kubakira hari abagabo basaka abagabo bagenzi babo hakaba abagore basaka abagore bagenzi babo mu by'ukuri iyo uje kuri gereza nkuko mpora mbibabwira abantu bose hari igihe ushobora kuza witwaje ibintu bitemewe ku magereza rero niyo mpamvu abagore basaka abagore kugira ngo ejo umugore atazavuga ati nasatswe n'umugabo kandi mu mategeko mpuzamahanga nicyo bivuga ntabwo umugore yasakwa n'umugabo cyangwa ngo umugabo asakwe n'umugore rero niyo mpamvu tubikora gutyo abaje gusura iyo bahageze hari ukubanza kureba umwirondoro wawe ko wiyandikishije kuzaza gusura ese uje gusura byose tukabireba kugira ngo isura rigende neza ni muri urwo rwego rero buri wese uje gusura ntabwo tuvuga ngo uyu nguyu n'uyu wenda warukomoje ku muntu ku giti cye ariko isurwa uko rigenda muri rusange nuko abagore bahari gusaka abagore abagabo bahari gusaka abagabo kubera ko tutaba twizeye neza hari nabaza bambaye amasaha ayo masaha atemewe hari abaza bashaka kuba bafite ibyuma byakomeretsa abantu hari abaza ashaka kuba yitwaje intwaro niyo mpamvu gusaka tutakwemerera ko wakwinjira muri gereza utabanje gusakwa ni ngombwa bahagomba kubaho gusakwa basakirwa ntabwo ari ku karubanda hari inyubako zabugenewe inyubako isakirwamo abagore n'inyubako isakirwamo abagabo rero abantu bose ariko haba hari abantu barenze umwe yaba basakwa baba bari ku murongo n'abasaka baba bahari atari umuntu umwe mu by'ukuri rero ibyo urumva ko tutakwemera yuko umuntu yakwinjira mu nyubako za gereza adasatswe abantu bose barasakwa kimwe iyo tariki ya 6 Gicurasi nk'uko bivuga kuri gereza ya Mageragere hasuye abantu barenga 300 abagore by'umwihariko hasuye abagore 60 rero ntabwo tuvuga ngo uyu nanyesi uyu ni Peri afite uko asakwa abagore bose basakwa kimwe sindi butinde kubya nyesi yaba yavuga cyangwa ahora avuga ariko ndashaka kuvuga ku bigendanye na gereza hasuye abagore 60 ese mu bagore 60 kugeza ubu sinzi niba hari undi mugore waba waragaragaje izo mbogamizi ko zamubayeho ariko sindi buvugira nyensi kuko sindi umuvugizi we sinzi impamvu yaba ari we wabivuze ariko mu by'ukuri hasuye abagore 60 muri abo bagore 60 buri wese yaraje yiyandikishije arasura arasakwa bose bagomba gusakwa nta mugore ucaho cyangwa umugabo adasatswe ibyo byo ntibishoboka rero sindi butinde ku byanyensi cyane kuko n'ubusanzwe asanzwe avuga byinshi bitandukanye ariko nyensi yasatswe kimwe n'abandi banyarwandakazi bari bahari aho byaje kugera ageze ahasurira wenda niho navugaho nanone Cyuma niwe yari umufungwa yari yaje gusura ariko Cyuma nk'umufungwa we yaranze avuga ko adakeneye kubonana na Agnes rero twebwe abacungagereza nta bubasha dufite bwo gutegeka umuntu ngo gusurwa ku ngufu ya ariko iyo uje kumusura ukamuhamagaza twe turamuhamagara Cyuma we yariyangiye aravuga ngo ntabwo ashaka gusurwa na Agnes kandi se ubwa mbere yaramusuye ubwa mbere yaraje aramusura
barabonana ejo bundi rero ntabwo tuzi ku itariki 6 impamvu Cyuma yanze kuko yaragiye ati ninde uje kunsura kuko tuba dufite amarisite twayatanze muri gereza buri wese nkuko nawe babwiye hari amaradiyo arahamagara ati Ruti Peri yaje gusura Peri Ruti yaje gusura ubwo rero Cyuma nawe akibona ko ari Agnes yaravuze ati ntabwo njya gusurwa na Agnes ntabwo twe twajya kumaza ngo kuki wanze gusurwa na Agnes ni uburenganzira bw'umugororwa wese ava akagera uretse nabo hari n'undi ujya utubwira bati madamu wawe araje ati sinshaka ko ansura ntabwo rero icyo gihe wajya kumuga ngo yanga urumva ko ari madamu wawe ngo jya gusura oya ntabwo bishoboka twebwe turamubwira Ruti aje kugusura agasohoka cyangwa akabyanga n'uburenganzira bwe nta kintu twakora ngo tumutegeke ngo ajye gusurwa atabishaka rero mu by'ukuri nuko byagenze ariko mu bagore 60 sinzi impamvu Agnes ari we waba warahuye n'icyo kibazo kandi asurwa aza gusura n'abandi badamu bari bahari rero numva namwe muri abanyamakuru mushatse mwazaza gutemberayo mukareba icyumba abagore basurirwa basakirwamo mukarana icyumba abagabo basakirwamo mu by'ukuri ntitwareka ngo umuntu kwaje yinjire muri gereza ntabwo ari urusengero gereza si urugo rwawe winjira uko ushatse ni gereza nyine niyo mpamvu rero habaho gusurwa n'inzego zose no mu bihugu byose mpuzamahanga murabizi ko gusaka ari ngombwa rero nicyo nabivugaho ariko nta nubwo twari gutegeka Cyuma gusurwa atabishaka rero abanyarwanda icyo nababwira iki gihe ntabwo twarangazwa n'umuntu uvuga ibyo yishakiye kubera impamvu ze bwite twebwe ngiye nanjye aka kanya ntabasha kumenya ariko buri wese arabizi abanyarwanda babizi cyane ntabwo ari Agnes usura Agnes waza no gusura badafite icyo bapfana avuga ngo nabanyamakuru ngo ibiki ntabwo ari umuvugizi w'abanyamakuru uko biri kose ko mbibona rero abandi baza gusura basura abantu babo nta kibazo bafite n'uwakigira niyo mpamvu ubuyobozi bwa gereza buhari buragikemura bakamufasha agasura uwe rero abanyarwanda nkeka ko igihe tugezemo abanyarwanda ni abantu basobanukiwe tuzi icyo dushaka abanyarwanda badukurikiye bazi n'umuturage utazi gusoma no kwandika ye ni nayo mpamvu twashyizeho iyo telefone yishyurwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa kugira ngo niba atazi no kwandika iyo email telefone tumwakire n'ikindi kibazo afite rero turagikemura mu by'ukuri abanyarwanda igihe tugezemo dukwiye kumva yuko tutarangazwa n'ibihuha n'abantu bashaka kuvuga ibyo bishakiye ahubwo twe tugakomeza kureba ibyateza imbere igihugu cyacu muri rusange n'abanyarwanda ahubwo Ejide hari ikintu nagira ngo nkubaze ibi bintu k'uyu mudama atari bubaye uwa mbere ko mbona ari nk'iturufu bakoresha ngira ngo wigeze kumva umudamu witwa Shyaka n'uwitwa David nabo bigeze kuvuga ibintu nk'ibyo ariko barangije basubira inyuma bavuga ko ari ibintu bari babwiwe ngo bakore bavuge uyu mudamu we ntibyaba ari ibintu nawe arimo aratekinika nyuma tukazumva tubwira ko ari ibintu bamubwiye ko avuga kuko ugiye kureba body language nubwo yari yambaye amarinete ariko ukamwitegereza neza ubona ko ari ibintu ameze nk'aho arimo arahimba atari ibintu buryo uvuga ibintu byakubayeho hari uburyo ukibivugamo wowe wabibonye ute ntabwo nge nagira ngo nkubaze wawe byaba bimeze nk'ibyaba ariya ba madamu Shyaka n'ubundi cyangwa n'uwa David urabona mu bintu byose birimo kubabazwa k'umugore umugore avuze ati bakubise nyine birakirwa bakavuga bati koko uriya mugore bamukubise iyo habayeho ukundi kubabaza umubiri we ibyo nabyo bigira uko bifatwa ariko bavuga mbene icyo kintu kugira ngo hagaragazwe ubugome bw'indengakamere bize kuba nyine ko habayeho umutocaringa bize kuvuga ngo habayeho ikintu kidasanzwe gikorerwa umugore kuko icyo kintu urabona ntabwo kiba kizakorerwa umugabo ni ikintu gitandukanye cyane noneho iyo bakoresheje icyo kintu ni uburyo bwo guharabika bukomeye bariya rero barabikoresheje hanyuma igihe kimwe baravuga bati yewe nibyo batubwiye gukora ariko se uriya ntabwo azigera avuga ngo hari abantumye kuko gahunda zose za mbene ibyo bintu burya zibamo dore kubyumva byose abibamo actually ni nawe uba uri
inyuma ya byose mu buryo bwo kugira ngo abantu bavuge nk'ibyo ngibyo. So we rero yabanje kubitekereza, abiha gahunda kugira ngo nyine icyo kintu azaze agitura aho ngaho. Ikindi kandi burya biranagoye kuko burya icyakubaho ku ijosi, icyakubaho ku mugongo, icyakubaho ku mutwe, ku maboko, ku maguru, ahantu hose, burya muganga ashobora kuza akavuga ati turebe. Ariko aho hantu kubera sensibilité, kubera isoni cyangwa se kubera umuntu ukuntu aba yumva yakwisanga ku wundi, ubundi aho hantu ni ahantu hajya abajenikologe. Nabwo iyo bikenewe ni ukuvuga hari uburwayi bafite cyangwa se uri mu bihe byo kuba utwite cyangwa se wenda kubyara. So biragoye rero kuvuga ngo reka tuverifiye. So ntabwo rero yaba abashinzwe umutekano, yaba ababa abiperereza, ntabwo bamubwira bati ngaho zamura turebe ko hari icyahabaye aho. Biragoye. So niyo mpamvu bakoresha icyo kintu cyane. So ntabwo mpamya ko Agnes we rero azagaruka avuga ati oya yewe burya narabeshya ntibibaho, ahubwo azavuga ibintu cyane ko ntago wenda turaza kubivugaho nyuma, ariko nagira ngo abantu bazi imicungire ya gereza, bazi igisirikare cy'u Rwanda, discipline kigira, polisi, inzego zose z'umutekano, nta hantu na rimwe naho inkotanyi zaciye kuva zabaho ntaho wigeze havugwa ibyo bintu by'ihohotera ry'igitsina. Ngira ngo abazi mu gihe cya za 1994 umusirikare wafatwaga yagerageje gushaka gufata umukobwa ku ngufu, n'uwo babihimbiraga yarahanwaga byihanukiriye bikomeye, yarahanwaga cyane. Rero iyo ni ikintu bazi ku nkotanyi, abantu batakwiriwe banesistaho banabitekerezaho ukundi kuntu. Iriya yicarubozo rikorerwa igitsina ni ibintu byakozwe n'interahamwe ku mugaragaro, abantu bose bareba. Nta inkotanyi zigeze zikora ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko noneho nagira ngo tujye dukore analyse ku kiganiro cy'uyu mugore kuva ku munota wa mbere kugeza ku wa nyuma. Ngewe numva kino kiganiro, Egide nawe urajya unyunganira, hari ahantu ahera nko ku munota wa 7, ku munota wa 7 cyangwa wa 10, akavuga ibintu ugahita wumva ko ari ibintu afitanye ikibazo n'igihugu, cyangwa no kutishimira iby'igihugu kigezeho, cyangwa no gusebya gusa, kumva ko ashaka kwangisha ubuyobozi abaturage. Aragira ati hari ahantu avuga ngo icyorezo cya corona ngo cyahimbwe hano, ngo ikinyoma cy'icyorezo cya corona ngo cyahimbwe hano mu Rwanda. Urumva icyo kintu? Corona yishe abantu. Urumva hari abantu yatwaye ababyeyi, hari abo yatwaye abana babo ku isi hose, nta nubwo ari no mu Rwanda. Iki ni icyaha tuzi neza ko gihanwa n'inzego zitandukanye, yaba ari za YouTube, zaba ari za Facebook. Iyo uvuze uhakana covid baragufungiraga, n'ibintu bizwi. Urumva ubisize hariya ku mugaragaro kuri zo website. We rero aravuga ngo ni ikinyoma cyahimbwe mu Rwanda. Urumva ngo mu Rwanda. Kandi noneho nyuma akajya kurangiza ikiganiro avuga ko ngo idamange ngo we yanze gukingirwa, ngo ariko we uyu nguyu Nkusi Uwimana Agnes wakavuga ko akingiye, afite inkingo 3. Urumva ukuntu abantu ari babi, ari abagome. Wowe abandi bose ubumvishije ko covid ari ikinyoma cyahimbwe, noneho ukavuga ko inkingo ngo bakubise ngo umuntu uza abari yabo bashinzwe umutekano mu byaro ahantu hatandukanye, abadaso, ngo hari uwo bakubise inyundo, ukabona ko anabyishimiye, ngo abaturage bamukubise inyundo ngo bashaka kubakingira ku ngufu. Urumva propaganda. Yego. Ukuntu muri iyi minsi birimo bigenda, iteka iyo haje imvugo bayifata bose. Urumva hariho uwitwa Bicahaga exact icyo kintu yaragikoresheje cyo kuvuga ngo we yakompa, yavuga ati nibagiwe amagambo neza yakoresheje, ariko yavuze ko niba nta jenoside nkayo, ashaka gukompara jenoside yakorewe abatutsi n'icyorezo cya coronavirus, sibyo?
urumva ko Agnes yagaruye icyenda kumera gutyo. Mu by'ukuri bicahagawe mu kubivuga yarapfobeje cyane, kuko yapfobeje jenoside yakorewe abatutsi mu kuyigereranya n'icyo cyorezo. Noneho Agnes we mu kubigarukaho, icyambere aritirira icyo cyorezo igihugu cy'u Rwanda, yarangiza kandi akavuga ko igihugu cy'u Rwanda cyo cyabihimbye. Coronavirus tuzaba yaturutse mu gihugu cy'Ubushinwa, irangije ikwira isi yose. Mu gukwira isi yose kandi yibagiye ko niba ari umunyamakuru, akaba ari umunyamakuru kuko nk'uko ajya bivuga ko akunda kuvuga ngo ni umunyamakuru wabigize umwuga, ni umunyamakuru w'umwuga. Ni ukuvuga ngo yagakwiye kuba akurikirana ibibera ku isi. Isi yose yarafunze, irafunga complete, ibintu byose birahagarara. Abantu isi yose tujya mu mazu, ariko muri uko kujya mu mazu abantu bararwaye. Urumva ntago ari ibintu abantu bahimba, kuko niba atanabizi hariho abantu abayobozi b'ibihugu niba atabizi, icyo gihe wari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yararwaye ajya mu bitaro. Premier Minister w'Abongereza we yagarukiye kure cyane, kuko yagiye no muri za ntuza za mashini zibaho umwuka. Umwamikazi w'Ubwongereza Queen Elizabeth yararwaye. So ntabwo rero ibyo bintu ari n'abaperezida babiri b'abaturanyi bararwaye, arabizi. So icyo kintu rero kugihimba akitirira igihugu cy'u Rwanda ni ibyo ahora akora iteka byo kugira ngo afate ikibi cyose akitirire ubuyobozi. Noneho umuturage utaza kubasha kwinjira ngo akore analyse, abanza atekereze neza, avuga ati ibi bintu ndi kumva ngewe ibyo nkwiye gusigarana ni ibihe, ibyo nkwiye kwakira ni ibihe, noneho ibizima ni ibihe. Uwo muturage ahita byakira gutya ati burya bya bintu koko byahimbwe n'u Rwanda, akabifata gutya akica. Ibintu akora rero ntawe bitaniye na RTM, ni ukuyobya abaturage, ni uguharabika nyine ubuyobozi, ni ukugira ngo habeho inzangano, aharanira gusa ko abantu ducikamo ibice. Naho ubundi ibintu byose abivuga bizi kandi ntabwo aba ari byo. Ariko ari ibeshya, kubera ko twebwe turahari natwe nk'abantu bazi gukora analize, tuzajya dufasha abaturage abatwumva. Hari ngereka nkubwira, harimo point avuga ngo abanyamakuru ngo tubateze ibibazo iyo tuje gusura izira ngororwa, ngo Cyuma ngo niwe wamubwiye ngo Cyuma ngo yabwiye umunyamakuru wari waje gusura Cyuma. Icyuma ngo inyuma ye hari hicaye umusiriveya, ngo impande y'uwo munyamakuru, impande zombi ngo hari hicaye abasiriveya babiri, ku buryo nta kintu na kimwe ngo yashoboraga kubwira Cyuma, yashoboraga kubwira uwo munyamakuru, ngo ku buryo nta kintu uwo munyamakuru yatahanye. Noneho yarangiza akongera, urebe ukuntu iyo uvuze ibintu beshya usanga urimo wikontrediza, winyuramo. Arongera noneho agahita atangira akavuga ibintu byose Cyuma yabwiye uriya munyamakuru, kandi uriya munyamakuru yaje abibwira Nyesi. Urumva akamubwira ati se ntureba akaguru uko meze, ati se iyo muje hano mutuma batumerera nabi iyo muvuye hano. Ibyo bintu byose akandi yatangiye avuga ko Cyuma nta kintu yavugishije uwo munyamakuru. Urumva noneho yarangiza, ngewe nkahita nibaza, wibwira se ko abasiriveya ari ibicucu ku buryo batazi ko uri umunyamakuru uje gusura Cyuma? Kuki se bamuguha? Barabizi neza ko uzahava ukagenda ukandika inkuru, wari waranahavuye warasuye Karasira nta kibazo. Ibyo bintu byo kujijisha abantu ngo baramukwimye, ubundi ngo Karasira ngo ntabwo mwabashije ngo no kuvugana neza, kandi hari ibintu wahakuye mwavuganye. Abantu bajye bashyira mu bwenge, banumve neza n'ibintu umuntu avuga, barebe ukuntu umuntu abeshya mu bintu aba arimo arabwira abantu. Hari puwe nyinshi cyane zo kumuvuguruza zihari, ubona ko mu bintu avuga abeshya. Yego, ngo ntacyo yabona ngo abwire abantu, ngo kandi yarababwiye. Urumva aravuga ngo kuri ibyo nabivuzeho. Hari n'ahandi noneho avuga ngo abanyamakuru ngo bahaguruke ngo barege u Rwanda. Urumva we noneho akavuga ngo ni urugamba. Urumva ngo ni urugamba
ngo bahaguruke ngo uru rugamba wese asa nkaho atangije urugamba, none akavuga ngo muhaguruke ngo ngewe ngo nshobora kurugwamo, ngo muhaguruke ariko ngo turwane ngo uru rugamba ngo ngewe ngo nzi neza ko ngo tuzarutsinda. Ni ukuvuga ngo we ibyo akoze arabizi neza, akavuga ati okay, nohereje bombe noneho kugira ngo ize kugira bisandarana ibyanjye, message yanjye aba yagiye abantu bayumve icyo nashakaga kuvuga, nubwo naba mbesha cyangwa ntabesha. Buriya ngewe yaba ndi inzego zibishinzwe, kuko yaba yashize inzego za surveillance mu kirego, nakagombye kumufata bakamujyana kwa muganga bakamupima, bakazana resulta, bakazazereka abanyarwanda bose ko abeshya. Urumva baravuga ko ngo afite umuganga we ngo privé umukurikira, ngo wakurikiranye ibyo bintu avuga, ngiye no kubisubiramo biragoye kuko ntago yababasha no kuba yicara. Umuganga nawe ari ibiganza by'abantu bane, ntago yababasha no kuba yicara ngo akore zira interview. Oya kereka ari inzovu ibiganza bine se urumva byacahe byagenda biteke, ntago bibaho. Umuganga we nawe akwiye kuba yabazwa ati dore rero umuntu wawe bitewe n'ibyo avuga turagira ngo tumenye resulta kugira ngo tubashe kwemeza neza koko icyo kintu cyaba cyarabaye. Binabaye gutyo bakareba uburyo byakozwe, yewe n'inzego zavuga ziti mureke turebe abo bantu bakoreye uyu muntu ikintu. Hari ibyo uvuze mu kanya gashize birebana n'igihe yagiye gusura yaba Karasira cyangwa yaba Cyuma. Olivier, muri gereza zose zo ku isi habaho kubanza gusaba ubusabe bujya gusura umuntu. Iyo ubikoze babanza kumenya uwo uriwe, bakareba n'uje gusura. Ibyo rero ni ukuvuga ngo kugira ngo ibyo byose birinde biba, izo rwaserera zose zirinde ziba, ese bamubwiye bati ntabwo iki gihe tubashije kukwakira ngo uzaze gusura, ingorane zawe ziri ntazo, ni direction ya prison ishobora kuvuga iti yes turakwemerera uzaze gusura umuntu. Uri kubyumva? Noneho ikindi kandi urahageze bakwemereye, impamvu yo kugutocaringa ni iyihe ko waje bakuze? Uri kubyumva? Kuki izindi precaution zose zitakorwa kugira ngo icyo kibazo ntikibe? Hanyuma noneho tunazi uburyo prison zisurwa. Iyo usurwa of course hagomba kuba hari umuntu aho ngaho. Uri kubyumva? Kuko ikintu niki hariho drogue zishobora kwinjira, abantu baba prisonnier babarinda cyane kuba yagira akuma yitwaza, kuba yaba afite ikintu kiri sharp gishobora kuba cyasharura umuntu, kuko habayeho ingorane zikomeye muri za prison. Nyine hari uburyo bwo kwica, hari uburyo bwo kwica mugenzi wawe, habamo ibintu byinshi cyane. So bituma noneho nk'abareba abanyamakuru hagomba kwiyongeramo ibindi bintu birimo kurikodinga, birimo gufotora, birimo kumva amajwi, birimo guhererekanya ikintu icyo ari cyo cyose. So birumvikana cyane ko abantu bashinzwe kurinda abagororwa bagomba kuba bakuri hafi. Ibyo rero kubyibazaho ngo yabuze ko ubundi se yaragiye gukora iki, ntabwo yaragiye gusura umuntu, yaragiye ngo bahererekanye iki cyangwa se amubwire iki. So ni ibintu akora kubera ko abashaka kuza gukora ikiganiro after ibyo ngibyo. Niyo mpamvu avuga ati nagiye gusura Cyuma. Ese niwe wenyine aziyo? Ese azi Karasira gusa? Ariko ajya gusura abo bantu kubera ko nagaruka akavuga ati nabasuye, biraba ikiganiro ubwacyo na developer bimuha ikiganiro kandi bimuhe views, kubera ko abantu benshi bishimiye. Okay, ntago bishimiye ariko bashaka kumenya uko abo bantu bameze aho hantu, ariko ni abagororwa kimwe n'abandi. Ikindi ni abantu bakoze amakosa muri societe, ni abantu bahungabanyije umutekano w'igihugu, babwira abantu ni nk'ibyo uvuze. Rero hari ibindi uvuze bukanya, icyo kintu wavuze uti atangije urugamba, iteka ibintu byabo birasa. Hari undi muntu uherutse kuvuga ngo igihe nyakubahwa perezida wa repubulika yarimo agenda n'amaguru kuri curfew day aca Nyamirambo, abantu barandika ngo kuki ngo abantu batamusimbukiye, ngo muzamusimbukire, ngo mumufate, ngo muzagire mutego, babwiriza abantu gukora amakosa nk'ayo. Uri kubyumva? Ni RS urunana yo mu Bufaransa. Ibyo bintu ushobora kubikora umukuru w'igihugu mu mategeko
yemerewe kurindwa kandi kurindwa mu buryo atagira n'ikintu aba sibyo. So hariho abantu bafite inshingano zo kurinda umukuru w'igihugu. Nk'ubwo ngubwo urabikoze ushutse umuntu wowe wibereye iwawe muri salo urimo urarya za pizza, ushutse umunyarwanda uri ku muhanda wabonaga umukuru w'igihugu akapepera akakoma amashyi yishimira ibyiza arimo akorera igihugu, wowe uramushutse ngo natera amabuye ndene arabikoze, hanyuma uwo muntu arahanwe, wowe wibereye hariya uracecetse ushutse uwundi ukurikiraho. Ibyo bintu n'ibyo ngibyo ngo watangije byo kuvuga ngo urugamba rwa gutyo nawe abyirengera nuko na Rusesabagina iryo jambo yakoresheje ati dutangije urugamba. Barivuga batarizi hanyuma urwo rugamba iyo rubayeho ugarukaho utabizi. Umuntu ari defend ni kuvuga ngo niba utangije urugamba ku bantu runaka cyangwa kuri leta nayo irirwanaho, niko bimeze. Abantu rero bajye bacunga imvugo abantu bakoresha. Uyu mudamu reka hari ikintu ukomojeho nongera ngira ngo tubwire abantu. We aravuga ko aba bagororwa we kubasura ni gembo nahubwo ababwa abagororwa bakwiriye kumwirinda. Kubera iki? Kubasura ntago ari impuhwe, kubasura ni inkuru nkuko wari ubivuze, kubera ko abagiye kubashinyagurira. Wavuze neza, wari umaze kukivugaho ko abagororwa babarinda ibintu byose bishobora gutuma bashobora kwica cyangwa kwica bagenzi babo cyangwa kugira izindi nkuru runaka, hari ibintu batemerewe. We arivugira neza mu nkuru ye akavuga ko avugana n'abagororwa, ngo hari uburyo bakoresha bavugana. Ahubwo leta ikwiriye kumukurikira bakamenya ubwo buryo bavugana ubwo aribwo. Warabyivugira mu nkuru, arabyivugira akavuga ko twebwe n'ubundi turavugana n'abagororwa barimo hari. Urumva ari ibi rero nibyo byusanga umuntu bamujyanye mu rubanza yarangiza akajya avuga ngo leta iramurenganya, kandi hari ibintu webwe wenyine yagiye yivugira. Urumva aravuga ati ntangije urugamba, aravuze ati mvugana n'abagororwa, ati si ubwa mbere dusanzwe dufite ukuntu tuvugana. Ibyo ni ibintu birimo we wenyine we mu mvugo ye, nta muntu wamutsindagiye mikoro. Urumva arongera akagaruka akavuga ngo leta yafunze abajenosideri ibakatira imyaka 15, ibakatira imyaka 25, ibakatira imyaka 30, izi ko batazafungurwa. Ati none imyaka 30 barayikuruye barayirangije. Ukajya aho ngaho ukibaza, eske leta yo ni igicucu ku buryo iyo ishaka kubafunga burundu mu bihano ko byari birimo by'ifunga bya burundu batari kubibakorera ku buryo barindira kuvuga ngo nitubahe imyaka myinshi ngo bapfiremo. Abantu bagiye bamenya ibintu urumva deja nk'iyi mvugo aba arimo arakoresha ku bantu ni provocation imwe n'imwe ku bantu. Yaba barokotse jenoside bijya mu gupfobya, ibyo nabyo bijya mu gupfobya Olivier, kubera urumva ntabwo ubu ejo bundi nafatwa agafungwa cyangwa agakurikiranwa azavuza induru, kandi hari we iciza nuko hari n'ibimenyetso n'amavideo n'ibintu yirirwa yikorera yivugira. Ibi bisigaye byoroshye cyane, binorohereza inzego zibishinzwe gukora akazi kazo. Gusa icyo twebwe dukora ni ukukangurira abantu no kumva neza bagakoresha ubwenge yabo umutima nama yabo bakumva. Kuko ugiye kureba iriya titre y'inkuru, uriya mutwe w'inkuru ukuntu wanditse urimo ibikabyo byinshi cyane ku buryo wavuga uti reka no kwirwana nabifungura kuko ngiye kumvamo ibintu bidasanzwe. Wagiramo indani kugira ngo wumve inkuru ikintu avugamo na bya bindi yanditse avuga ko ngo yakorewe ngo ihohoterwa mu gitsina, mu by'ukuri nta n'ahantu abivuga ku minota nk'ingahe ya nyuma, nabwo ukajya wumva ntabyo avuga ko kubera ko nta byabaye. Ni ibintu ni ikintu iyo uhimba ikintu biragaragara ko ari ikintu urimo utavuga ugikuye ku mutima. Aragerageza agashaka no kurira bikanga. Urumva amarira atari genuine, amarira atari emotionnel, nayingona. So urumva rero hari ikintu, ibi bintu aba bantu basigaye bakora kuri YouTube byo gushaka gusaza abantu mu mutwe no gushyushya abantu mu mutwe. Leta navuga ko yabajenjekeye abantu ku buryo, ariko buriya ni bya bindi bajya bavuga ngo hari umupaka ntarengwa, buriya ntiburagera.
kubera ko ntago umuntu we wenyine hari ibintu yivugira ubona ko byakabaye abazwa niba abeshya koko, niba avuga ko yahohotewe natanga ikirego, kandi akavuga ngo ntabwo yatanze ikirego ngo mu Rwanda, ngo yatanze ikirego ngo mu nzego ngo zishinzwe ngo uburenganzira bwa muntu. Niki se ni iki ku buryo arenga inzego zimushinzwe mu Rwanda akajya gutanga ikirego ngo hanze? Niba nabishoboye, urumva, niba nabishoboye ngaho nabikora, sibyo? Ariko ikibazo ni kimwe, we wenyine ni igisubizo cy'ikirego azaba yatanze, urumva? Ikintu cyose azavuga, igisubizo cy'ibyo akora byose birimo aho ngaho. Ni ukuvuga ngo yewe igihugu cyitabye, kuko nanone nongere kuvuga ko ntago ndi inzobere mu by'amategeko, ntago mbizi, ariko igihugu cyitabye cyakwitaba kikavuga kiti dore uyu muntu ibyo akora, ahubwo bagera urukiko rwogera rugasanga rukavuga ariko se ahubwo ko uyu muntu mwamworoheye, kuko niba ari ibi yavuze, ni ukuvuga ngo uyu muntu yagakwiye kuba nyine n'ubundi atakiri muri sosiyete, kuko hari ibi n'ibi by'amategeko bimuhama. None se Olivier, mu byo umaze kuvuga, nta muntu azi waba warakoze jenoside agakatirwa n'inkiko akajya mu bagororwa, akajya kugororwa, hanyuma amagingo akaba ari hanze kandi akaba ameze neza? Barahari benshi cyane. None se kuvuga ngo imyaka 30 ngo kugira ngo bazagwemo, ibyo ni cyarensi ni ise yagize ibyago, nuko byagenze, ntabwo ari ko umuntu yabyifuzaga agwamo, ariko hari abantu bagiyemo barahanwa bakaba bari hanze, ubuzima kandi bukaba bukomeza. Ikindi kandi akaba barabashije no kwiyubaka, bakaba barabashije, abagiye badafite abagore baraje bararongora, barabyara, bubatse ingo, bageze bati. Hanyuma ikindi kintu yaravuze, ari ikintu nyakubahwa perezida wa Repubulika yavuze, avuga ati mu gihe twari dufite uburyo bwo guhana aba bantu bya cyane kubera ibyo bakoze, nibwo u Rwanda rwakuyeho igihano gikomeye. U Rwanda rwakuyeho igihano cyo kwica cy'urupfu rwa burundu. Icyo gihano cyavuyeho muri iyo periode. Dore kubyumva, bivuga ngo muri aba bantu avuga bakoze jenoside, bo bishe abantu, ntibice n'umwe, bakica imbaga, bashoboraga kujya mu nkiko, iryo tegeko rigihari, abo bantu iryo tegeko rikabafata, byari kugenda bite. Ariko iryo tegeko ryavuyeho, bakajyamo bagafungwa burundu, cyangwa se bagakatirwa imyaka 30, cyangwa bagakatirwa imyaka 20, 28 bari hanze. Uri kubyumva ibintu avuga byose. Hari n'akandi kantu yavuze hari ari mageragere, Olivier, ngira ngo nanone tukigeho, tuvuge. Uribuka avuga ati nuko ndazamuka, ati icyo gihe ati nari navunitse n'iki. Ukibaza, okay, wari wavunitse wavunwe n'iki? Ese bagukubise n'imigeri uravunika? Ageze aho aravuga ati ubanza ngiye kuvuga ibitari byo, iby'imvune byo biroroshye kubireba, kuko ntabwo ari kimwe naho avuga. Atariko ati noneho ati nari mfite ati ryabyimbye. Noneho aravuga ati ino ryabyimbye se ryabyimbijwe n'iki? Niba rurirwaye kuki ubishyira ku bashinzwe kurinda abagororwa? Ati nuko bankandagiza bya bikweto byabo, ngo niba byitwa aratangira na begera avuga ngo byabuti. Umuntu mu intellectuel wize atangira gushakisha ikintu yita urukweto rwa gisirikare ataruzi. Biryo byose nuko yabihimbiraga hari. Kuba yarabihimbiraga hariya rero, injyana y'ibyo uvuga ntayo yarafite. So ikigaragara muri biriya, intandaro yagiye gusura Cyuma, azi ko agaruka agakora ikiganiro, hanyuma hirya no hino bagakurikira iki kiganiro, kuko abantu bakunda byacitse. Iyo agaruka akavuga ati nagezeho nsanga ari amahoro, nta n'uwari Twitter akavuga ati nasuye Cyuma ameze neza, ntabwo ari kureba ikiganiro. Ukiri aho ngaho hari akantu uvuze nagira ngo wa mugani dutekerezeho gatoya. Ni gute abazi gereza ya Mageragere, njya nyibona ku mavideo, aho hantu nanjye ndahabona ko hazamuka umuntu bamaze gukorera iyo ricarubozo muri sex, yabasha kugenda ku buryo azamuka kari akantu? Ntibishoboka. Okay, ntabwo ndi umugore ngo wenda menye iki, ariko nzi neza ko hariho ihungabana ugira first, hanyuma physically nanone uba wangiritse, ou bien urimo urava
sibyo urimo urava kuko ikiganza dore uko kingana ikiganza ibiganza bine urumva ibiganza bine ni ukuvuga ngo burya ababyeyi niyo babyara umwana akabasha gucaho hano ariko muri ya periode umwana bagiye kuza hariho biologically oya umubiri urifungura kugira ngo ubashe kwiyadapta kugira ngo umwana azabashe kuhanyura uri kubyumva yego urababara ariko haba habayeho n'ibindi nibyo bajya bavuga bati abajenikologe cyangwa abaganga iyo babanza baravuga bati santimetero zimaze kuba zingahe ese ari ukuntu bakubaza kugira ngo bumve aho ugeze so birya mu kwifungura gutyo ni ukugira ngo biprepare umwana ko umwana aza kubasha kuhanyura ntabwo ushobora rero kugenda gutyo utari muri iyo periode ngo uvuge ngo ikiganza kimwe bibiri bitatu bine bigiyemo aho hantu ntabwo bibaho ntabwo byashoboka ntibyakunda uri kubyumva so binakunze rero bikabaho ni ukuvuga ngo washwanyaguritse urimo urava uri kubyumva hanyuma kandi wakwicara hasi ntabwo wabasha guterera kariya gasozi wavugaga ukaba uri n'arezi ukaza akanicara ntabwo bibaho ibyo bintu ndumva we navuga ko yanagiye akicara amasaha angahe ategereje ibintu byose yari yicaye ku ntebe ategereje ngo cyuma ntiyaza ntabwo ari byo arakora ibintu bitari byiza gusa arasebya inzego zishinzwe kurinda abagororwa reka hari n'akandi kantu tugomba kugarukaho abantu bagomba gutekereza uyu mudamu we mu kiganiro cye arivugira ko ngo nyuma ya cogamo ngo nirangira ngo abizi neza ko ngo azafunga none se aratega abantu iminsi waratega we se ahubwo se twabwirwa n'iki ahubwo ko atarimo warasebye igihugu kubera azi neza nyine iyo nama igiye kuba kuko waravuga ko ngo yagiye muri za Amnesty International ngo nazantuza ngo ni none se abantu bo ibigorye ku buryo batabibona bibyo none harimo aravuga icyo agambiriye ari abanyamakuru bakora ibintu bagakora buriya aragira ngo abe inkuru urumva aragira ngo abe inkuru nabi inkuru nihagira abajournaliste kuko abajournaliste b'abanyabwenge nyine ubanza kwiga igihugu ugiye kujyamo ukabanza ukamenya imiterere yacyo ukamenya abaturage baho uko babaho ukamenya buri kintu cyose ngenda nahamya ko magingo aya ngaya nkurikije igihe cogama izabera ndahamya magingo aya ngaya ko ahari abanyamakuru bageze mu Rwanda kera bari mu baturage barimo biga uko u Rwanda rubaho uko abaturage babayeho uko rutera imbere uko umunsi ku munsi umunyarwanda abaho ndahamya ko bahari abikorera hakazagira abandi bazaba baherekeje za delegation hakazaza abandika hakaza bafata amajwi hakaza bafata amafoto hazaza abantu benshi cyane icyo rero abaharanira niki ni ugukora inkuru ngo abo ngabo babigeho babivuge nibamara kubivuga bakabyandika ikiba niki nuko habaho critique hakabaho critique zivuga ngo iki niki cyabaye ariko yibagirwa ko abandi banyamakuru nyine kuko baba barabigize umwuga abanyamakuru burya baba bameze nk'abapolisi umunyamakuru afata ikintu ariko yarangiza akagishakira ni kumenya niba icyo kintu koko ari cyo akijya inyuma agashakisha akavuga ati sinzatanga ikintu kitari cyo niba wabashe kubona burya akantu gato cyane kaba hariho mu minsi ishize i Burundi habaye ikintu kimeze nka concert hari abantu babiri b'abavandimwe kandi ni abagabo bombi byabereye i Bujumbura abo bagabo kuri stage bahana kiss ku munwa abavandimwe babiri b'abagabo bahana kiss ku munwa ndakubwiye ngo hano ibinyamakuru ibintu byacitse hano uri kubyumva kandi byabereye i Burundi kandi nta discours ya perezida hano baravuga nta niyo barandika nta kintu cyabereye i Burundi iyo bisha abantu cyangwa hari ikindi kintu cyabaye nta kintu kivugwa ariko ako kantu hano kagiye mu binyamakuru uri kunyumva so biterwa rero n'ikintu buriya umuntu ari kuviza buriya arashaka kuba intandaro y'ikiganiro cyangwa se yuko abanyamakuru babigendaho ngo babivugeho iki ibintu byose akora niyo mpamvu ari mubi ibintu byose akora ababizi
abazi na impact biri bugire, ariko abantu barahari kugira ngo bamunyomoze, abantu barahari kugira ngo babwire abantu ububi bwe n'ibyo agamije. ariko ngewe hari ikindi kintu mbona ko Egide, mbabarire kuguca mu ijambo, biriya bintu ubona ko ari umupango w'abantu benshi, ni gute bihurirana n'uko hari haciye iminsi mikeya Ingabire Victoire avuze ku kintu cy'abagororwa ko bahohoterwa, uriya nawe akaza asa nkaho yunga murye, noneho ugahita wibaza uti se Ingabire Victoire ko yabaye muri gereza akayivamo, ko atigeze avuga icyo kintu, uyu mudamu Agnes yabaye muri gereza imyaka ishize ari myinshi avuye, ko atigeze aza ngo avuge icyo kintu, kubera iki bafunze iki gihe bakaba aribwo batangira guhimba iyo nkuru ijyanye n'ibya gereza? Ahubwo haraza kuza n'ibindi, no kwitonda, baraza no kuvuga ibindi byinshi. Donc abantu bari muri ba bantu bose bagiye bakora uko bashoboye kugira ngo inama ya CHOGM itazaba mu Rwanda, sibyo? Igihugu nk'u Rwanda ukuntu giteye imbere, ukuntu cyihuta mu majyambere, ntago babikunze na gato. Ni hahandi twongera tukagaruka tukavuga tutuva ko wakwita ko uri muri opposition, ko hari ibyo utumvikanaho na leta, ntago bigukuraho ubunyarwanda. Ubunyarwanda buri muntu wese aba bufite, ni ukuvuga ngo ubwo bunyarwanda bugutegeka gukunda igihugu. So muri uko gukunda igihugu ntago cyifuriza inabi, kuko ibyiza bizaza bivuye muri iyo nama tuzabibenefisiye abanyarwanda twese. Ariko niba hari polisi z'igihugu utemera, wowe jya hari uvuga ibintu tubyemeranyaho, utariko ibi byagakwiye kugenda gutya, ariko wikwanga amajyambere, wikwanga icyiza kiri buze kuza mu gihugu, ibyo biratandukanye. Aba bantu rero icyiza kuza gifite icyo cyongera ku buzima bw'igihugu cyose barakirwanya. Ni ibi rero ububona, ukibaza utari kuki ari uko bimeze. Rwanya icyo tumvikana nacyo muri politike, mu polisi z'izindi zisanzwe, uburezi, ubuvuzi, ubuhinzi, icyo ushaka cyose, ariko wikwanga amajyambere aza mu gihugu, wikwanga. So kumva rero ko u Rwanda rugiye kwakira aba chef d'etat n'aba guverinoma 54, harimo n'ibikomangoma bivuga ngo amaso yose y'ibinyamakuru, televiziyo, icyo zabihanze u Rwanda, uri kubyumva? So ni ukuvuga ngo isura, ese aho hantu icyo gikorwa cyahabera, niba koko igihugu uko mukivuga ariko kiri, ntibishoboka, kuko hariho utuntu twinshi cyane bareba. So niba byihorere rero ntabwo babashije kubigeraho, urumva? Niba byihorere gukomeza guharabika cyane cyane inzego, yaba iz'abacungagereza, yaba inzego za polisi, cyangwa se inzego za RDF. Niba byihorere n'izo nzego za mbere zifite umurongo bagenderaho, zifite discipline na conduite nziza. Urakoze cyane bwana Egide Ruhashya ku Gicaniro TV. Tugana ku musozo, twagira ngo tubwire n'abantu bajye batekerezaho gato rimwe kabiri, niba ari impuhwe bafitiye abanyarwanda bano bantu. Njya nirirwa mbona kuri za group WhatsApp, kuri za Facebook, abantu bari mu Rwanda no hanze, ku biganiro biba byace nko kuri za Isimbi TV n'ibindi ma channels atandukanye, za Yago TV n'izindi nyinshi, ubona bo barwanira ishyaka, gufasha umuturage ufite ikibazo runaka, gufasha umuntu urwaye. Sindabona umuntu wo muri opposition wanditse kuri Facebook na rimwe niba koko ari ugushaka ari ugukunda abanyarwanda no kubitaho, yavuga ati twateranye twebwe nka opposition twubakiye uriya muntu bahoze bavuga ngo inzu ngo igiye kumagwaho ngo leta ngo ntiyamwubakiye. Mwazagiye mureka si abaturage babikora cyangwa leta? Nta na rimwe ahubwo amafaranga bakayohereza kugira ngo bashuka abajene, batuke leta, bica amategeko, nibarangiza bahanwe, nibarangiza basigare bavuza induru ngo zari intwari zabo, bo bigaramiye barimo bararya za pizza zabo nk'uko babivugaga. Abantu rero ducane ku maso, tumenye ubwenge, turebe bidufitiye akamaro, tuve mu bintu bitadufitiye akamaro. Egide rero tugana ku musozo w'iki kiganiro, nagira ngo gushimire
ariko nta kuniganya ijambo, sinzi niba hari message waha batwumva wabageneye, noneho tukagana ku musozo w'iki kiganiro cy'uyu munsi. Abatwumva nta kindi kintu nakongeraho, ibintu byose twabivuze Olivier, gusa abajya bumva channels nka ziriya, nkunze kuvuga ko Imana yaduhaye amaso, iduha amatwi, ariko burya tugiye tugira bibiri. Hari amaso n'amatwi dufite ku mutwe, ku mubiri wacu agaragara, ariko amatwi n'amaso akomeye nari ku mutima wacu. Ni ukuvuga ngo icyo numvishe ntumvishe nte, analize yanjye ni iyihe muri ibi? Icyo nabonye ni igiki? Ese niba icyo kintu ari uko nyibonye, ngewe analize yanjye ni iyihe kuri icyo kintu ndebesheje amaso asanzwe? Ibyo bidufasha kugira ngo tutagwa mu ikosa. Imana yaduhaye ubwenge, ubwo bwenge n'ubwo guhitamo, ukamenya icyiza n'ikibi. Umuntu niba avuze ikintu nka kiriya, yego ntacyo bitwaye kucyumva, cyumve, ariko umenye uti icyo mpamagarira gukora kuko nkwiye kugikora. Ese ibavuga bifite ishingiro? Kuko hari uburyo bwo kureba umurongo w'ubuzima bwawe, waho ugana, w'iterambere, w'icyo wifuriza umuryango wawe, w'ibyo wifuza kuzaba wowe ejo hazaza. Hari ibintu byinshi cyane. Ese ibyo ari kuvuga biri muri wa murongo wawe? Then ugahitamo, ndumva ibyo bizaba byoroshye mu kugira ngo abantu boroherwe no kumenya ibyo ziriya cana. Urakoze cyane Bwana Egide. Nagira ngo dusoze iki kiganiro cyiza tugiranye, ari nako nibutsa abadukurikiye gukanda subscribe, ari nako mukora share kugira ngo mugeze ibiganiro byacu ku bandi batabibonye, mukorana notification kugira ngo bizajye bibageraho buri munsi. Ndagushimiye cyane Bwana Egide Ruhashya ku Gicaniro TV, wakoze cyane kwitabira ikiganiro hano kuri RNTV. Murakoze Gatete Olivier, nawe ngushimira kuba wantumiye, kandi ukomeze ugire ibihe byiza, mbyifurije n'abadukurikiye. Murakoze cyane.